Yes, inshuti bakunzi b'Umutahira TV nongeye kubanutsa mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose ku isi abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira gatoya kuri Pi Network nk'ifaranga ry'ikoranabuhanga ariko rizayobora isi yose ukurikije yandi mafaranga yose yabayeho, yaba ari amafaranga asanzwe cyangwa se ari amafaranga y'ikoranabuhanga cryptocurrency cyangwa se ama digital currency ndetse n'ama CBDC agiye atandukanye. Tukabona ko Pi Network ari ryo faranga ryonyine rukumbi rigiye kuyobora isi dukurikije uburyo ririmo kubakwa ndetse na systeme ikomeye ryubakwamo ndetse no mu gihe ririmo kubakirwamo. Tukaba rero tugiye kuganira kuri ryo kugira ngo dusobanukirwe neza ibigendanye n'ubuhanuzi kuri Pi Network cyangwa se ifaranga rimwe rizayobora isi yose. Twagombaga gutangira dusenga ariko reka dusenge tubwire Imana ngo turashaka ko utugirira neza mu izina rya Yesu, amen. Ubwo kandi tukaba turasenze ibyacu ntibitinda, reka dukomeze twumva ibigendanye n'abakozi b'Imana bagiye batandukanye bagiye bavuga kuri Pi Network cyangwa se bavuga ku ifaranga rimwe ryahanuwe ryavuzwe. Iyo mvuze Pi Network nuko ari ryo faranga rimwe riri hejuru y'andi mafaranga yose cyangwa se riri guhagarara hejuru y'andi mafaranga ayo ariyo yose. Mbese twebwe nk'abakijijwe nk'abizera dukwiye kumayininga Pi Network cyangwa se dukwiye kubyihorera? Nurangiza iyi video uraza gusobanukirwa neza niba ukwiye kumayininga cyangwa se kubyihorera, hanyuma dukomeze tuganira kandi twumva neza ibigendanye n'iyi Pi Network n'ubuhanuzi bugiye buriho kujyanwa cyangwa se kuzamurwa kw'itorero ndetse no kugaruka kwa Kristo mu buryo bugiye butandukanye. Reka twumve uko bimeze. Agitorero riri kugenda noneho Antikristo ahubwo nuri kwiyegeranya kuko niwe ugiye gukomeza akazi. Wibuke ko ifaranga rigomba kuba rimwe. Nabonye byatangiye kujya muri system. Buriya rero ibyo banga amafaranga ngugira yawe ngugira yahe bigomba kuba bimwe. Bigomba kuba bimwe, imisengero imwe ivanga amadina yanga amadina ya Antikristo we ari kwegeranya ibituma akora akazi. Kuko bazikageze ku mugoroba. Ikibabaje ni abanyetorero batamenya ibiri kuba. Bo bari kutekereza yego nibyo majyambere ni ngombwa, ariko Antikristo we ari kwegeranya ibikoresho azakoresha kubazasigara. Kubwiye ko itorero rizazamuka nkuko umucyo n'umwijima bibisikana, ni nako itorero rigiye kugenda, hanyuma abasigara mu isi bagahura n'imibabaro yo mu mwijima. Umwijima mvuga ni isi itagira Kristo, ni isi itagira itorero, tagira ibyiringiro, ni isi itagira umucyo. Reba abantu ba mu nzu ntatajya habona uburyo bukubitana. Reba abantu bazaba badasenga uko bizagenda. Uyu we rero akavuga ati Antikristo ari gukora, ari kwegeranya ibikoresho azakoresha ubwo itorero rizaba ryazamutse. Bantu banjye, bantu b'Imana, abanyetorero ba Kristo, abizera kumayininga nta kintu na kimwe bishobora kubatwara mu gihe mwamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami wanyu n'umukiza wanyu. Nta kintu na kimwe gishobora kukuvuvunura mu kiganza cy'Imana. Kumayininga Pi Network nta kintu na kimwe bitwaye mu gihe Kristo ataragaruka ngo ajyane itorero rye. Umunsi azaba ataragaruka ngo akujyane wowe wizera, uzaba ukoresha Pi Network. Hanyuma igihe azagaruka yasanga waramayininze, yasanga utaramayininze, nta cyamubuza kukujyana. Rero nagira ngo dukomeze twumve ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana bagenda batubwira ibigiye bitandukanye, harimo ubuhanuzi bugiye butandukanye ku kugaruka kwa Kristo ndetse no kujyanwa mu ijuru kw'itorero, cyane cyane twibanda ku birimo kuba muri iyi minsi ya none. Ariko se pastor, hari akantu ntumvise neza. Kristo natwara itorero. Watubwiye ko ubuzima busanzwe buzakomeza. Yego, ubuzima ibisanzwe isiza itarashira. Ubwo nyine kubemera imyaka 1000. Ubwo mu byukuri ubwo no kuvuga ngo Kristo natwara itorero, abajya kurangura mu Bushinwa n'ubundi ntibazabura kujyayo. Abaza hano ku Gisenyi bazatega imodoka baze. Itorero ryagiye. Noneho niba ari ibyo rero ubwo ntirishobora kuzagenda
Bibiliya iravuga ngo babiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, siko birivuga, umwe agende undi asigare. Yesu umva atasigaye, bazaba barimo bahinga, umwe agende undi asigare, undi asigaye mu murima. Urumva se abazaba bari hejuru y'inzu basakara, umwe agende undi asigare. Urumva se bitarangiye hari usigaye. Itorero kugenda ku itorero rishobora kuzagenda ubuzima bukomeze cyamaye. None ariko ikintu kitazakomeza cyo wibuke ko itorero ari umucyo w'isi. Itorero ari umunyu w'isi, itorero n'igisubizo. N'aka gahenge tubona n'itorero rizaba ryagiye. Nirigenda rero Antikristo azahita akora ku mugaragaro. N'ubu arakora ariko itorero riramubuza, riramubangamira. Itorero rya Kristo umugeni wa Yesu nakurwa mu isi, ntabwo isi izaba irangiye. Ubwo azaba agiye kwimana na Kristo mu myaka 7 ahantu fulani, ntabwo isi izaba irangiye, ahubwo abari mu isi bazakomeza bakore ibikorwa byabo. Abamayininze Pi Network bazakomeza gukora ibikorwa byabo. Abasigaye mu isi, abatarizeye bazasigara mu isi ariko bafite activities zigiye zitandukanye. Abacuruza bazacuruza, abarongora bazarongora, abakora ibintu bigiye bitandukanye bazagenda babikora. Abatizera bose bazaba bafite gahunda zigiye zitandukanye. Ahangaha nk'uko tubyumvishe pasiteri abitubwira cyangwa se abisobanura muri iriya kira cyegeranyo, numvishe ko rwose bishoboka ko naramuka agarutse Kristo, itorero rikazamurwa, ntabwo isi izaba irangiye, ahubwo hazakomeza gukorwa ibintu bigiye bitandukanye, ubuzima buzakomeza. Niyo mpamvu Pi Network bakwiye kumayininga, ndavuga abakijwe n'abadakijwe, kuko abadakijwe icyo gihe bazaba bakeneye kubaho, kandi ntabwo umuntu azatungwa n'undi nk'uko n'ubundi umuntu adatungwa n'undi, ahubwo umuntu wese aritunga muri rusange. Icyo gihe rero n'ubundi umuntu wese azaba akeneye gukomeza gukoresha amafaranga azaba afite. Rero Satani rero n'ubu ngubu arahari, arakora, arananiza, ariko akora yihishahisha ku buryo yiyoberanya. Icyo gihe rero ntabwo aziyoberanya, azakora ku mugaragaro. Abasesengura ibya Bibiliya n'ubuhanuzi bavuga ko hazabaho imikoranire, hazabaho Antikristo ari we nyine mukuru, umuhanuzi w'ibinyoma, nawe akaza na Satani nyine, byose bizabikorana. Ariko ngo bavuga ko hazaza ibintu bimeze nk'ubutatu. Hazaba hariho Antikristo ushinzwe umuntu ufite imyuka ya Satani, ushinzwe ubukungu ku isi yose. Azaza nyuma azaba nyine azashyiraho system ishinzwe ubukungu ku isi yose. Bugamije iki? Nyine kuba abantu bose babaho kimwe. Bati mwese murabaha kimwe, muraha kimwe, nta bindi nibyo. Yes, ahangaha rero uba ugomba kumva kandi ugasobanukirwa neza buri kimwe cyose uko cyaje ndetse n'uko kizagenda, ingaruka zigifite ku mukristo cyangwa se kutari umukristo, cyangwa se kuri wowe bwite muri rusange, ukamenya buri kimwe cyose uko kigomba kuba kimeze n'impamvu cyaje. Ibi byose ni ibintu bigiye bitandukanye, ariko biguha amakuru ahagije kugira ngo umenye ibyo ukora ibyo ari byo ndetse n'uburyo ubikoramo. Yongere haze ushinga politiki ibimwe ku isi yose, nta kuvangura hari ibindi wazanye, nta kuvangura. Umaze kumva ibigendanye n'ubukungu, umaze kumva ibigendanye na politiki, byose ko biba biri mu buhanuzi, byose uko byakabaye. Ukomeze wumve kugira ngo usobanukirwe neza ibyo tubamo n'ibyo twiberamo, ndetse n'ivangirwa rijya riba mu bantu bamwe bakanga kumayininga bihora ubusa, bazi ngo nicyo cyabarimbura, nyamara icyabarimbura bagendana nacyo. Hazeho n'iyobokamana. Oya da. Iyo ubose byitwa bwabita iyobokamana. Nyine iyo sinzi ari igiki, ariko nibijyana n'ibyo. Avuga ati mwese murasenga, muransenga. Nukuvuga ngo hazajyaho uburyo bwo gusenga bushya. Bumwe, ugenda ubyita bumwe, ni kimwe. Murasenga kimwe, marabaho kimwe, murayoborwa kimwe. Kubaho, kuyoborwa, gusenga kimwe. Yego. Asenga Antikristo.
aho rero ukaba wiyumviyemo ubukungu, kumvamo politike, kumva n'iyobokamana, byose bishingiye ku buhanuzi kandi byose tugenda tubibona muri iki gihe cya none bigenda bisohora. Wowe rero pioneers mukijijwe mugomba kuba mumeze gute muri iki gihe cya none? Nimukomeze mu mining Pi Network nk'abari mu isi, ariko nanone mwizere Kristo nk'abashobora kuva mu isi mukazasigira isi ba nyirayo, byose mukabibamo mukabibanamo ubwenge n'ubuhanga buhanitse mwahawe n'umuremyi wanyu. Kuvuga ko Trump niwe mu perezida wabashije gukora ibyo abandi ba perezida bananiwe, yemeza Yerusalemu nk'umurwa mukuru wa Isirayeli. Kandi urumva ukuntu nari maze kubyumva, utubwiye ko Yesu naza azima ingoma y'imyaka 1000, itorero imyaka 7 riri mu kirere, aze y'imindi y'imyaka 1000, ariko ubwo icyicaro kizaba kiri mu Isirayeli. Urabyumva, yakiriye Yerusalemu, yakiriye mu murwa, bamwemeye nka Mesiya, banaboroze, yababwiye ati burya ninge mwishe mukambamba. Yego. Aha, noneho ubwo urumva ko bijya gusa nyamara n'ibihura. Noneho aho Trump atorewe, bamwe bavuga ko Imana ishobora kuba umwongeye kano gahe kugira ngo akomereze aho yarageze. Ndashaka kwibutsa ko Imana niyo nyiribihe. Yego. Yakoresha ubishaka kugira ngo isohoze amasezerano yayo. Nirinda rongeye abavuga Trump n'abavuga ibiki, gicyonzi cyo Imana iri gutegura umukwe kuza gutwara umugeni. Ati icyo nzi cyo nuko Imana iri gutegura umukwe kuza gutwara umugeni. Ibyo rero ni ibintu bigiye biri mu buhanuzi bushingiye kuri Bibiliya, niba uyizera cyangwa se niba uyemera nk'umukristo. Mwebwe rero nk'abakristo nta bwoba bwo kumininga mu mining Pi Network, ariko mwizere. Ibi ngibi ntago bishobora kugutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Nta kintu na kimwe cyagukura mu rukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Kuba umininga Pi Network, kuba uri mu isi, kuba uri umuntu, kuba uri kumwe n'abandi, kuba ukora activities zigiye zitandukanye, wizera Kristo byonyine birahagije. Komeza wizere, ariko ukomeze unamininge, ntaho bihuriye no kurimbuka rwose. Nubwo ngatiye mu mibare nkagaruka, ngiye mu mibare uva hazamo kuzimira, hajya mu by'inkono 70, hajya mu myaka 3 n'igice, nkabikuba nkabihuza n'ibihe 7, nkabihuza n'amatabaza 7, itabaza igiteko cy'amatabaza, nahuza ibintu byinshi nkagenda nkuramo. Ako ngiye nkurikije ukuntu warubimbwiyeho, pastor, turi mu gihe cya nyuma. Nyine ndimo nkubwira, nkurikije iyo mibare nakubwiye, turi mu gihe cya nyuma. Nukuvuga ngo iminsi 6 yararangiye, imyaka 2003 yarashize mu mibare ya Bibiliya. Turi mu mwaka wa 7 wo kuza kwa Yesu, ari wo munsi wa nyuma. Ibyo rero ni ibintu nyina nkubwira ngo by'imibare nabyo bibamo, ariko kuri ngewe nzi ko isi ngewe nta gisi kurangira. Yego, ahubwo itorero niryo rigiye kugenda. Ntabwo isi irangiye, ahubwo itorero niryo rigiye kugenda. Nyuma y'uko itorero rizamuka, Kristo akarijyana, hazakomeza gukorwa ibikorwa bigiye bitandukanye. Abapioneers ndetse n'abandi bantu muri rusange bazaba batarakijijwe ngo bizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo w'ubugingo bwabo ngo abacungure, uwo munsi nabo bajyane na Kristo bazasigara mu isi. Ibikorwa bizakomeza, bazakomeza guhaha, bazakomeza gucuruza, bazakomeza kugira ibintu bigiye bitandukanye. Ariko icyo gihe Antikristo azaba abohowe, hanyuma abashe gukora ku mugaragaro. Ubu rero hariho itegurwa rikomeye rya Antikristo ndetse n'ibikoresho azakoresha. Antikristo rero ntabwo azakora mu gihe cyoroshye, mu gihe giciriritse, mu gihe kiri aho ngaho. Azakora mu gihe cy'ikoranabuhanga rihambaye, ibintu bizaba bitangaje cyane. Ubwo ikoranabuhanga rizaba rihambaye, tekereza kuzava
ku mubumbe umwe ukajya ku wundi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse n'irindi koranabuhanga rigenda rivugwa cyane rigiye ritangaje. Ibyo mwumva bavuga byose bizakorwa, ibyo mwumva bavuga byose bizaba kandi bizakunda, kubera ko antikristo cyangwa satani muri rusange ntabwo azakora hatariho ikoranabuhanga rihambaye. Itorero riri kugenda noneho rero antikristo ahubwo n'uri kwiyegeranya, kuko niwe ugiye gukomeza akazi. Wibuke ko ifaranga rigomba kuba rimwe. Nabonye byatangiye kujya muri system. Buriya rero ibyo vanga amafaranga ngugira yawe ngugira yahe bigomba kuba bimwe, bigomba kuba bimwe, imisengero imwe ivanga amadini yanga amadini ya antikristo we ari kwegeranya ibituma akora akazi, kuko bazikageze ku mugoroba. Ikibabaje ni abanyetorero batamenya ibiri kuba, bo bari kutekereza yego nibyo majyambere ni ngombwa, ariko antikristo we ari kwegeranya ibikoresho azakoresha ku bazasigara. Ati ikibabaje ni abanyetorero batazi ibirimo kuba, abanyetorero batazi amakuru y'ibirimo kuba, uko bimeze, uko bihagaze, uko biri kugenda. Abo nibo bababaje cyane. Muribuka abakobwa 5 b'abapfu n'abandi 5 b'abanyabwenge ukuntu byagenze? Ni mu mining ya network, ariko muzi neza yuko muri abanyabwenge mu mperezo zanyu harimo amavuta. Ubwo umukwe azaza aje kujyana itorero, ubwo azahamagara uzaba ufite uburyo bwo kumwumva, kubera ko wabaye umunyabwenge. Network ntago izakubuza kumva Kristo ubwo azaba agarutse. Icyo nkubwiye cyo nuko abazasigara bazasigara mu mwijima w'isi, kuko umucyo uzaba wigendeye. Utubazo 3 nshaka turoroshye. Icya mbere, ibintu bya ibyo donc kugaruka kwa Kristo ubona ari ubwiru. Icya kabiri, donc ubona nyine ari ubwiru ku buryo abantu bitakigishwa ngo abantu babimenye. Icya kabiri, pastor, ukurikije uko wabyize, itorero rikwiriye guhabwa izo nyigisho. Hanyuma icya gatatu ndakikubaza nyuma. Yego. Uravuze ngo ubona ari ubwiru. Yego. Ibintu by'ubwiru, ubwiru. Yego. Ni umunsi nyine ukuvuga ngo ni ryari Yesu azaza, ni ryari, ni kuwa kangahe, ni ryari. Baranamubajije icyo kibazo bati kugiye mu ijuru tubwira ibimenyetso byo kuza kwawe, ibimenyetso by'imperuka n'igihe uzazira. Yego yatanze isomo ngiri yarababwiye ngo ibyo n'ubutware bwa data wenyine, iby'iminsi n'ibihe sibyanyu kubimenya. Siko yavuze. Ubwo rero mu by'ukuri ibyo kumenya umunsi n'itariki n'igihe ni ibya Yesu, cyane ko tumaze imyaka 2000 tumutegereje. Hari itorero rigitangira babibaze ko bucyaza, none biri birashize. N'amabanga y'Imana. Ubwo n'ubwiru bwa Kristo n'uzo umunsi n'igihe. Yanavuze ngo Yesu agiye kuza, bagiye guhurira mu nzu, ngo Yesu yaraje, ngo nibahinga ntibajya kwiga, ngo baba ari abayobi. Yavuze ko azadusanga hejuru y'inzu turi gusakara, abandi bahinga. Ntabwo Yesu yigeze abuza abantu akazi. Icyo babwiye ni ukwezwa kugira ngo naza atabasiga. Ntabwo Yesu yigeze abuza abantu akazi, nta muntu n'umwe yigeze abuza gukora, nta muntu yigeze abuza gucukura network, ntawe yigeze abuza kujya mu mirimo runaka, ahubwo kutayijyamo ni ukuvangirwa mu buryo bukomeye. Mu gihe Yesu ataragaruka, network iramutse ibaye launched, tutarataha iwacu mu ijuru, dushobora kuyikoresha nta birenze. Ariko nanone aramutse agarutse itararonshinga, dushobora kwigira iwacu mu ijuru, hanyuma tugasiga abisi, abatarakijwe, abatarizeye bari kwenjoyinga network, ariko mu gihe cy'umwijima. Ntago rero bishishikaje cyane kumva ngo network ngo yaronshinze, ngo network sitinze kuronshinga, ngo wumve ni ibibazo, ni intambara, ni biki. Byose ni ukumenya ko nta kinejeje, kuko ntabwo byaguha amahoro n'ubundi bitarimo Kristo. Icya kabiri, itorero rikwiye kubyigishwa. Impamvu itorero rikwiye kubyigishwa ni uko itorero ryo rifitanye gahunda, ijuru rifitanye gahunda n'itorero gusa. Mbese nawe reba umugeni ufite umukwe yaramukoye kandi akaba agomba kuza, urumva se umugeni atakwitegura? Abakobwa 5 bapfa n'abanyabwenge, tuze ko yabatunguye ngo yakwinjira umukwe ngo urugirwa kingwa. Itorero rikwiye kubwirwa
kino gihe, kuko itorero ni umugeni, ariko aka kantu kumve abantu be kwitiranya ibintu. Itorero rifite ibintu bibiri, hari itorero rigaragara n'itagaragara. Ibyo Kristo azajyana ni ritagaragara. Irigaragara rero ni nkiri busanze hano, rifite paseri wabo uzwi, rifite abaririmbyi n'amakorari, ibyo ni irigaragara. Ntabwo yose guterura rero ngaterura twari azatoranya muzaba bari mu itorero, kuko rimwe abapfapfa n'abanyabwenge. Yes, ahangaha rero wumvishe ko itorero rikwiye kubwirwa ibigendanye n'ubuhanuzi bwa Bibiliya, ibigendanye n'ubuhanuzi bwo kugaruka ku itorero, ibigendanye n'ubuhanuzi bw'ifaranga rimwe, ibigendanye na politike, ubuyobozi bumwe, ibigendanye n'iyobokamana rimwe, gusenga mu buryo bumwe, politike imwe n'ifaranga rimwe. Ibi byose itorero rikwiye kubimenya kandi rikabisobanukirwa neza byose uko byakabaye. Niyo mpamvu rero ngewe nk'umutahira Leonard nkunyuriza ku Mutahira TV ibintu bigendanye n'ibingibi, kugira ngo umenye cyangwa se usobanukirwe uko ushobora kwitwara muri iyi minsi ya none, wowe umayininga pa network cyangwa se nawe utamayininga pa network. Ntuzavange iby'Imana no kurimbuka. Ntabwo kumayininga pa network bishobora gutuma urimbuka, ahubwo kutizera Yesu Kristo ngo akubere umwami, akubere umukiza, nibyo byatuma urimbuka. Itorero rero avuze ko ririmo ibyiciro bibiri. Hari itorero ritagaragara, ariko hakaba hari n'itorero iri ngiri rigaragara, ushobora gusanga mu rusengero runaka, mu idini runaka. Iryo torero ritandukanye n'itorero riri mu ibanga. Itorero riri mu ibanga niryo rya Kristo, ni naryo rizazamuka, kuko benshi mu banyamadini cyangwa se mu biyita abitorero, abo bo bashobora kuzasigara kuko batamenye ubutumwa bwiza nyakuri, ubutumwa bwiza nyabwo, cyangwa se ubutumwa bwiza uko buvugwa cyangwa se ubwari bwo, ugucungurwa k'umwana w'umuntu, cyangwa se uko Kristo yacunguye itorero, uko yarikije, uko yaryejeje, uko yarikuyeho icyaha, uko yarikuyeho urubanza ku buryo nta rubanza rifite. Abo ngabo batagaragara, abo bari mu ibanga, nibo bizera banyabo, ni nabo Kristo azajyana, abandi bose bazasigara. Mwe rero muzasigara niba mwiyizi uyu munsi mukaba mwarananiwe gukizwa nk'uko bakizwa, ndetse niba mufite urubanza ku mutima mwumva hari ibyo mwajyana imbere y'Imana kuburana, nagira ngo mbabwire ko muzasigara. Ni mu maninge rero pa network, kugira ngo ubwo abizera bazaba bigendeye muzasigare mukoresha izo payi zanyu, hanyuma namwe mwizera mufite neza ibyiringiro by'uko Kristo nagaruka muzahita mujyana nawe, namwe ntihagire ikibabuza kumayininga, kuko pa network ishobora kuba launched mbere y'uko Kristo agaruka, cyangwa se nyuma y'uko Kristo agaruka, ntawamenya. Byose bizaterwa na systeme, kandi byose urumva ko bivangavangatiraniye mu bigendanye n'ubuhanuzi. Rero ntawamenya uko bimeze, ariko abizerane mu mayininge pa network nta kibazo, ntacyo bitwaye. Kristo niba atinze kuza ukaba ukiri muri uyu mubiri, birashoboka ko pa network yazaronshinga mbere yuko Kristo aza, hanyuma nawe ukayikoresha, hanyuma Kristo yaza ukabisiga ukigendera. Reka rero mbashimire kandi mwifurize amahoro y'Imana, mukomeze kugubwa neza mu izina rya Yesu, amen.